Kongeye kubasuhuza rero kandi ari nako dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza. Nongeye kubaha ikaze kandi hano kuri Bivugwe TV, ariko nanone ikintu mbanza kubisabira, niba ugeze hano kuri Bivugwe TV bwa mbere kanda subscribe, hanyuma rero ukore no kunzogera, kuko ibindi byo byose birikora mu gihe mumaze kumvira ijwi kabisa. Ibindi byose biba byamaze kwishyira mu murongo. Ikaze rero, tugiye kubana mu makuru yacu y'imikino, ariko mu buryo butari burambirane, ntabwo biri buze gutwara iminota myinshi, ariko muri iyo mike turaba tumaze kumvamo byinshi kandi bimeze neza cyane. Ariko nanone mbere yuko ntangira, abareyo mumeze mute? Icyemezo cy'umutoza Constantine mwacyakiriye mute? Mwarakishimiye? Ni nyuma yuko umutoza Constantine amaze guhamagara Kwizera Olivier ngo aze gukinira ikipe y'igihugu Amavubi nk'umuzamu uzajya ubanzamo ubwo Ntwari Fiacre akiri mu kibazo cy'imvune, mu gihe muri APR FC ho havuyemo abakinnyi bagera kuri 6, ariko umutoza Constantine akaba yarafashe umukinnyi umwe muri Rayon Sport. Mbese mwabyakiriye muti? Ku rutonde rw'abakinnyi bahamagawe bazakinira ikipe y'igihugu Amavubi mu mikino iri vuba ahangaha muri uku kwezi kwa gatandatu mu ntangiriro, uwitwa Mugisha Gilbert akaba asanzwe akinira ikipe APR FC ntabwo yigeze ahamagarwa ku rutonde rw'aba bakinnyi bazakinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uretse kuba abandi bakinnyi bose bahamagawe bari basanzwe bagaragara muri iyi kipe, harimo undi musore umwe rero turi buze kugarukaho muri aya makuru yacu y'imikino, wagaragaye ari amaraso mashya muri iyi kipe, uje gutanga umusaruro ndetse no kwigaragariza u Rwanda. Mbese reka tuze turebere hamwe abo umutoza yahamagaye, turebere hamwe uyu musore uje gutanga umusaruro ku gihugu cy'u Rwanda wahamagawe bwa mbere, turebere hamwe impamvu Mugisha Gilbert atahamagawe mu ikipe y'igihugu, ndetse turebe n'ibyo umutoza Constantine yagendeyeho ahamagara abakinnyi tugiye kubona mu mikino iri imbere kabisa mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatandatu, aho umutoza Constantine azarobanuriramwe abakinnyi rero b'intoranwa batyaye bazabasha kumwigaragariza, bazifashishwa ubwo u Rwanda ruzaba ruri gushaka tike yo kujya mu gikombe cya Afurika. Umutoza Constantine rero bose azabarebera muri iyi mikino ibiri igiye guhuza ibirwa bya Komore n'u Rwanda ndetse n'ikipe y'igihugu ya Tanzania, ikipe kabisa nazo zitoroshye habe na gato, ari nawe mahirwe rero akomeye cyane y'umutoza Constantine kugira ngo abashe kureba koko niba abakinnyi yahamagaye bashoboye, ku buryo bazabasha kwitwara neza ubwo bazaba bari gushaka tike y'igikombe cya Afurika. Ni amahirwe akomeye cyane kuri aba bakinnyi bahamagawe, ndetse n'umwanya mwiza wo kubasha kwigaragariza umutoza Constantine. Iyi mikino ibiri rero iteganyije kuba mu kwezi kwa gatandatu, uwo mukino wa mbere ukaba uzaba ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu, aho u Rwanda ruzaba ruri gukina n'ibirwa bya Komore, ndetse umukino wa kabiri ukazaba ku itariki ya 9 ubwo u Rwanda ruzaba ruri gukina n'ikipe y'igihugu ya Tanzania hariya mu gihugu cya Maroc. Azaba ari match z'imiriro, kuko yaba ikipe y'igihugu ya Tanzania irakomeye cyane, ndetse n'ibi birwa bya Komore ntago byoroshye. Umukinnyi wese rero wagize amahirwe yo guhamagarwa niwo mwanya mwiza abonye wo kuzabasha kwigaragariza Constantine. Ntatinze rero ntihari ijambo, reka mbanze mbaha ikaze mbere yuko nyine twinjira neza ngo dusesengure mu minota mike tugiye kumarana. Ndabizi ko biraza kuba biryoshye kandi biraza kuba bimeze neza cyane, ariko mbere na mbere banza wibuke ukanda kuri subscribe, ukore no kunzogera, unadutera iyo nkunga kugira ngo n'ubutaha kabisa uzajye wumva amakuru y'imikino ameze neza. Hanyuma rero duhite tunabigenza gutya nta byo gutinda. Reka mbanze mbanyuriremo ku bakinnyi Constantine yabashije guhamagara batagaragayemo uyu musore Mugisha Gilbert ku nshuro ya mbere atanahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi, kubera ko izindi nshuro zose Amavubi yagiye akina uyu mukinnyi ari mu kibuga nta na rimwe kabisa atahamagawe, uretse kuri iyi nshuro umutoza Constantine yamusize. Twagiye rero mbanze mbanyuriremo abo umutoza Constantine yahamagaye azifashisha muri iyi mikino ibiri igiye kuba. Hari umuzamu witwa Niyongira Pansiase, hakaba Hakizimana Adolphe, hakaba Kwizera Olivier. Abakaba ari abazamu kabisa bazaba bari kubikurikirana neza mu izamu, ndetse muri defense yahamagaye Mutsinzi Ange, Nigena Kerema, Kavita Fanuel Mabaya, Shimimana Yunusu, Byiringiro Jean Gilbert Kagege, Imana Ishimwe Emmanuel, Niyo Mugabo Claude. Abakaba ari bo ba defenseur batyaye b'imiriro kabisa Constantine yahamagaye bazaba bari kubasha gutambuka neza cyane. Naho tugeze hagati, abakinnyi azifashisha hagati, Emerani Noamu akaba ari nawe wa mukinnyi mushya nigeze kuvuga ugaragaye bwa mbere mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, turi buze kugarukaho mu minota mike cyane. Hakaba Kwizera Georgia, hakaza Kari Johan Marvin, Mugisha Bonheur Casemiro, Bizimana Jihadi kapiteni w'ikipe, Ruboneka Jean Bosco, Muhire Keve wigeze no gukinira Rayon Sport, hakaza wita Great Samuel Marie. Naho rero abawinga cyangwa se abataka ndetse rero banagerageza gukubita mu izamu kugira ngo ibitego bibashe kuboneka, yifashishije uwitwa Nshuti Nosa, Uwineza Rene, Biramahira Bedi, Michaelis Joyce Late. Uyu rero akaba ari umwe muri za mpanga zigeze kwigaragaza cyane mu minsi yashize ubwo u Rwanda rwigeze gutwara igikombe cya FIFA Series. Uwiyaremye Fidal na Mbonyumwami
Taiba. Aba rero akaba ari bo umutoza Constantine azabasha kwifashisha muri iyi mikino igiye kuba. Muri uru rutonde ntabwo hagaragayemo ba Mikelzi, hari mukuru wa Mikelzi akaba n'umwe mu mpanga imwe muri ba Mikelzi utagaragaye muri uyu mukino, ndetse akaza n'uwitwa Hakim Sahabo mushu w'abanyarwanda. Ntabyo gutinda rero, impamvu abangaba batahamagawe nuko basabye umutoza umwanya w'ikiruhuko, ndetse rero akaza no kuwubemerera. Niyo mpamvu rero batazagaragara ejo bundi mu mikino igiye kuba. Ariko twabonye match ejo bundi ubwo ba Mikelzi bari bahari, mbega match yari umuriro. Amavubi yisubiye ariko sinabitindaho, namwe mwarabibonye kubera ko dufite iminota mike cyane kabisa. Niyo mpamvu ndaza kugira gutya nkakubita mbangura. Rero reka tugaruke gato kubera iki umutoza Constantine mu bakinnyi yahamagaye tutabonyemo Mugisha Gilbert ukinira ikipe ya APR FC, kandi mu mikino yabanje yari asanzwe ahamagara. No kubera iki? Ubwo urutonde rwasokaga bakabona Mugisha Gilbert ntawe uriho, byatangiye guca impaka ndetse byatangiye no kuvugwa cyane. Ariko nanone icyo nababwira, burya umutoza Constantine ni umuhanga cyane. Turabizi ko yafashije amakipe menshi yaba i Burayi ndetse no muri Afurika. Ni umuhanga cyane kandi ni na mukuru nyine arabizobereye. Kuba rero uyu mugabo Constantine atarahamagaye Mugisha Gilbert, ngenda ndabona nta gikuba cyacitse, kuko nka nyiri ikipe uyiyoboye abagomba guhamagara uratanga umusaruro, kandi nibyo twese tuba dukeneye itsinzi, tuba dukeneye kubona ibitego bijyamo. Impamvu rero icyo nabona yagendeyeho cyane mu mikino yose Mugisha Gilbert yakinnye, umutoza Constantine yagiye agerageza kuba ari aho ngaho ku kibuga kugira ngo abashe kureba uko abakinnyi bari gukina, abashe kureba uwo azahamagara. Muri uyu mwanya rero Mugisha Gilbert yabonye wo gukina, ubwo ndavuga muri ekipe ye ya APR mu mikino ibiri ya derby bakinnye na Rayon Sport. Mu by'ukuri namwe mwarabibonye, ntabwo Mugisha Gilbert yigeze yigaragaza nk'uko bikwiye. Icyambere cyo nta assist Mugisha Gilbert yatanze, nta kurasa mu izamu nk'uko twari tumuzi. Icyo navuga, umwanya Mugisha Gilbert yabonye yabaye nk'upfusha ubusa, cyangwa se abona aba nk'uwukiniramo aho kwigaragaza mu by'ukuri kugira ngo azabashe guhamagarwa. Ntabwo ari ugusebya cyangwa iki, ibihari biba bigomba kuvugwa uko nyine bigaragara. Umutoza Constantine rero nk'umuntu w'umuhanga kandi ubizobereyemo cyane, burya ntabwo umutoza ubiza ajya guhamagara ngo ahamagarire umukinnyi izina, ahamagara umukinnyi uzagira umusaruro atanga muri ekipe. Ariko mwarabibonye ko Mugisha Gilbert mu mikino yatambutse nta kintu nyine yakoze cyatuma umutoza Constantine amuhamagara kugira ngo azabashe kwifashishwa. Niba umukinnyi usanzwe akinira ekipe runaka akeneye kuzahamagarwa muri ekipe y'igihugu, agomba gufata imbaraga ze zose akazigaragaza kandi akazitanga. Bitabaye ibyo yisanga ku rutonde yasigaye. Ntabwo ari umwanya wo gusebya umukinnyi wa APR FC nka Mugisha Gilbert. Turamuzi ko ari umuhanga, ni umukinnyi mwiza cyane, ariko nanone Constantine burya yafashe umwanya munini cyane ndetse anazenguruka ibibuga byinshi mu mikino yagiye itambuka iba, ndetse hari n'imikino yabo mu byiciro bya kabiri bagiye bakina. Constantine akaba hari nk'umuntu rero wari uhibereye, ntacyo bari kuza bamubwira kabisa. Yari yabashije kubona neza cyane buri mukinnyi azahamagara, yiboneye n'amaso ye. Muri abo rero ntago Mugisha Gilbert yagaragayemo. Ubwo umutoza Constantine nk'umuntu mukuru kandi ubizobereyemo yabonye nyine nta musaruro yazamuha muri iyi mikino igiye kuba, ahitamo kumusiga. Ikindi kandi nubwo Mugisha Gilbert adahari, hari abandi bakinnyi bashya kabisa kandi bafite amaraso ashyushye bagomba kuzaba bari kugaragaza umukino mwiza cyane. Wenda reka turebe ko ubutaha Constantine aziyambaza uyu Mugisha Gilbert, cyangwa se wenda akaba ari amahirwe ye make azaba agize ubwo abandi bahungu bazaba bari kwigaragaza batyaye, kuko turabona nk'imbere mu bawinga harimo abawinga benshi cyane kandi bashoboye, kawugeza nubwo buri wese azaba ari guharanira gukora cyane kugira ngo abashe kujya imbere y'abandi. Urabona nka Mutsinzi Ange Jimmy ni umuwinga mwiza cyane. Uriya Mikelzi nubwo atarigaragaza, twabonye abavandimwe be babasha gukora ibintu bya atari, reka twizere ko nawe azabasha kwigaragaza neza. Hanyuma rero ibya Mugisha Gilbert nk'uko nabibabwiye, dufite iminota mike, ntago twakirirwa twitindaho cyane. Gusa igihari nuko umutoza yabashije kubireba neza cyane kandi akabiha umwanya, abona ko rero atari wo kwifashishwa muri iyi mikino nk'uko yagiye yigaragaza. Ntabwo Mugisha Gilbert yagize season nziza, ariko nanone nta rundi rwango hagati ye na Constantine. Ubwo birumvikana ko igihe cyose ubutaha yagerageza kwitwara neza yahamagarwa, mwakumva ku rutonde Mugisha Gilbert yahamagawe. Twihuse rero nta byo gutinda kuko dufite umwanya muto cyane. Reka tugaruke kuri wa musore mushya uzaba ugaragaye bwa mbere kandi wanishimiye ko u Rwanda rwamuhamagaye kugira ngo azabashe kwifashishwa muri iyi mikino. Mbanze ndebe izina rye, hanyuma rero nze mpite tumuganiraho gato cyane. Bamwita namubonye neza cyane, yitwa Emerani Noam. Uyu mukinnyi rero katumugarukeho mu minota mike cyane. Uyu ni umukinnyi mu by'ukuri
banze nanababwire ko mu by'ukuri u Rwanda rwagize amahirwe akomeye cyane yo kongera guhamagara abakinnyi beza nk'aba bakabasha kwigaragaza, kandi barabikoze, twarabibonye nyine. Uyu Emerani Noam rero ni umukinnyi mu by'ukuri mwiza cyane, yanyuze mu makipe akomeye i Burayi, nubwo ataratwigaragariza ngo tumubone gusa, ariko nyine yanyuze muri za Manchester United, anyura mu zindi ekipe. Ni umwanya mwiza cyane rero Amavubi agize yo kugira umukinnyi mwiza nk'uyu nguyu ugiye kuza nyine akagaragaza uwo ari we nk'uko abanyarwanda bamutegereje ari benshi, kandi ni n'umuhanga cyane. Burya iyo umukinnyi akina i Burayi aba afite itandukaniro n'abandi bakinnyi bakina muri Afurika, kuko mwarabibonye ko nko kuri ba Mikelz ndetse murabibona no kuri ba Kwizera Georgia. Nk'iyo Kwizera Georgia yafashe umupira ntago awigumanira cyangwa ngo awuhamane cyane, burya agerageza no guhereza bagenzi be kugira ngo bagere ku ntsinzi, bagere ku ntego yo kurasa mu izamu, bitandukanye cyane nk'uko abandi bakinnyi bo mu Rwanda bakunda kugumana umupira cyangwa se kwihererana kugira ngo buri wese babone ko yatsinze icyo gitego. Biratandukanye rero, abakinnyi bakina i Burayi baba bashaka bo intsinzi, ntabyo kwihererana umupira, baratanga agapira kagatembera kagatambara mu kibuga ukabibona. Rero ni umwanya mwiza cyane tubonye wo kwakira Emerani Noam nk'umukinnyi nyine usanzwe akina i Burayi. Uyu mukinnyi yakira ubusabe bw'ikipe y'igihugu ko yaza kwikinira, nawe yabyakiriye neza cyane ndetse aranabikunda. Uretse kuba hari abandi bakinnyi Amavubi yahamagaye ariko bakanga, ariko nabo bazabyifuza kuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri kugana heza. Icyo nababwira rero nuko tugiye kubona Amavubi mashya, Amavubi ameze neza, Amavubi arimwe abakinnyi batyaye kandi bihuta. Tugiye kubona imikino myiza iryoheye amaso. Murabizi ko mbere ntago twafataga umwanya ngo duhe Amavubi tuyafane tuyegere, kuko nyine ntago yatangaga ibyishimo nk'uko byari bikwiye, ariko uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo twegere ikipe yacu y'igihugu tuyifane kandi tunayikunde cyane. Ni byiza cyane rero, umwanya watubanye muto cyane, ariko reka nizere ko utaha tuzabisesengura neza cyane. Gusa ariko akabazo kamwe k'amatsiko nabibariza mukaza kunsubiza muri comment, mbese uyu mwanya w'amakuru y'imikino tuwurekereho buri munsi, kuko buryo mu gitondo muzajya mwumva amakuru y'urubuga rw'imikino hano. Ntacyo rero, ubwo muraza kutubwira muri comment, asigaye twanasoreza ahangaha. Ndumva iby'ingenzi twabivuze, ubwo muhahe muronke naho ubutaha.